icyo musaba ni ukumenya uko igihugu cyacu cyabayeho ariko no kumenya gukomereza ku by'ababyeyi banyu abakurambere banyu bakuru banyu bagaruje u Rwanda kubikomeza kwirinda ko bihungabana no kongeraho ibindi. Inyigisho nakuyemo nuko ubu nakuyemo uko u Rwanda rwari rumeze, uko abami bagiye basimburana, uko umuco wa kera wari umeze ndetse nuko tugomba kuwukomeza. Gusigasira igisenge no kuvuga ngo ni uburyo hari inkingi ebyiri twabonye mu mukorongiro. Inkingi ya mbere ivuga aho igihugu kiri ubu ngubu, aho turi ubu ngubu, ariko noneho hari n'indi nkingi icyerekezo aho igihugu tugomba kukigeza muri rusange. Kandi twabonye n'imijishi. Imijishi yo icyo yarishatse kuvuga ni twebwe urubyiruko ubu ngubu dushobora n'ubundi gushyira imbaraga mu gusigasira igisenge cyangwa se igihugu cyacu no mu buzima busanzwe ndetse bugamije iterambere ry'igihugu cyacu. Murakoze. Kuzuzanya biramutse bitabaye haba ari ikibazo gikomeye cyane. Iburi intore ugomba gufatanya, iburi intore ugomba kuzuzanya, iburi intore ugomba gushyira hamwe, aricyo twita ubwuzuzanye. Iyo habayeho ubwuzuzanye ibikorwa birihuta, ariko iyo dufatanya tuzagera kuri byinshi.